Bank of Kigali iri connected, ubwo ni BK. I&M Bank Rwanda iri connected, Equity Bank Rwanda iri available, bivuze ngo yaboneka. Hanyuma BPR Bank Rwanda iri connected, Access Bank Rwanda nayo iri available, bivuze ngo yaboneka. N'izindi bank nagiye kuba nasoma. Ku ifoto yo hirya dufiteho Rwandan Banks, ndetse hakaza n'amafaranga ashobora kuba ari available cyangwa se hari kuboneka. Hari available niba ufite, hasi hari send, receive and exchange, byose hamwe. Munsi hari blockchain integration. Iyi foto se nawe yakugezeho? Ni ifoto iri kugaragaza ko amabanki amwe n'amwe yo mu Rwanda yamaze kuba yaba yakwikonekta kuri blockchain ya Pi, cyangwa se ashobora kuba yaba yamaze kwihuza na Pi network. Ibi ngibi bibayeho kuri iyi tariki ya 16 nibwo bitangiye kuba byasakara, nibwo byajya viral cyangwa nibwo byasohoka hanze mu bapiyoniye bagiye batandukanye. Ndizera ko hari nawe wabibonye cyangwa se byakugezeho. Ubundi se izi banke se musanzwe muzizi nyine Kigali, Bank of Kigali Rwanda urayizi cyangwa unafitemo konti? Aha kuri I&M Bank urayizi nyine. Equity Bank nubwo itaraba yakikonekta irazwi kandi abenshi muranayikoresha cyane. Aha rero ni kuri Rugwiro Pro Zone, tuganira ku bimaze iminsi bisirikira, update agiye atandukanye twahawe na Core Team, gusobanura amagambo amwe namwe dukoresha mu isi ya blockchain n'ibindi byinshi bitandukanye bigendanye nuko dushobora kuza kuba twagaruka kuri byinshi dushaka gusobanura, cyangwa se mu gusobanura uko ikintu cyagaragaye, cyangwa se uko ikintu dushobora kuba twakiganiraho tukagihereza umurongo ngenderwaho bitewe n'ibiri kuvugwaho. Iyi foto rero wabonye abantu benshi bari kuyibazaho, mwahise muyinyoherereza inbox muri benshi. Ndabashimiye cyane. Ntabwo byari kunyorohera ko nari kuba ndi ahantu binkundira kuba nayivuga, ariko reka tuyisobanure. Biteganijwe ko banki zose zizaba zamaze kwihuza na ISO system ifasha banki kuba yasoma ururimi rwa blockchain ikaruhuza n'ubwo banki zisanzwe zibika amafaranga asanzwe fiat money na currency z'ibihugu bishobora kuba byasomera icyarimwe amakuru ari kuri blockchain. Amafaranga abitse kuri blockchain abikwa mu buryo buri block, akagenzurwa nyine on chain, ubwo bikaza kuba biri blockchain. Aha rero nkuko buri kazi kose kagira terme twabigarutseho, mu buganga ushobora guhabwa icyo bita ordinance, niko bayita, iriya bandikaho imiti, sinzi murambwira muri comment. Yanditseho umuti mu by'ukuri ari n'umuti usanzwe uzi, ariko kubera ko utazi gusoma iyo terme y'ubuganga ntubibashe kuba wawumenya ngo uwigurire, wabihereza wa muntu wabyize agahita areba muri etageri imwegereye akaguhereza akakubwira ati n'uyu nguyu. Ubwo nyine n'ubwiru bw'ikiganga, ni tekinike yabo. Muri crypto habamo tekinike, iyo bavuze long bamenya ko ibintu byazamutse, short byamanutse, liquidity ukamenya icyo bisobanuye, byinshi KYC ukamenya icyo bisobanuye. Kandi mu by'ukuri hari n'undi muntu mu buzima busanzwe wakaba yabyumva, ariko kuko atazi iyo terme nabisobanukirwe. Nabitanzeho urugero mvuga ni nta munyarwanda n'umwe utunze telefone ngendanwa utarakoze KYC cyangwa se know your customer ngo abe yaraverifyinzwe n'ikigo akorera. Bimaze imyaka itari mike bitangiye, iri hejuru y'itanu mu Rwanda, ko ugura simcard yose mu kigo runaka icyo ari cyo cyose abasha kuba yakorerwa KYC cyangwa se agakorerwa verification, bagambiriye ko nta muntu ugomba gukorera amanyanga n'ibindi byaha kuri simcard yaguze, bakamenya aho bamukurikiranira. Ariko kubera ko uwo muntu wundi muri kubiganira atari muri terime ituma yumva ijambo KYC kenshi, ntago ari bubisobanukirwe. Icyo nicyo ISO yaziye, ni ukugira ngo ifate ururimi rwasaga nk'ishoberamahanga rwa blockchain, ibihuze nuko banki zibika fiat money cyangwa yangaya y'amafaranga y'inote n'ibiceri yari isanzwe ikora, hanyuma amabanki abashe kumvikana. Ni nkuko dushobora kuba tuvuga ururimi rumwe mu gihugu cyose bikarenga igihugu bikabisi yose, twese tuganira ururimi rumwe, nta gusobanuzanya kujemo. Ariko ubihuye n'umuzungu
ubasha kuba wakiyeranja ukumva ururimi ari kuvuga France cyangwa se Icyongereza, nawe twaganira Ikinyarwanda akumva ntago ari kumva ibyo turi kuvuga. Ubwo iyo nayizo nari ngarutseho. Ako kantu rero kayizo katumye tuguma tuganira kuri bank. Yego birakomeza bitera intambwe, ariko noneho kuri uyu munsi w'itariki ya 16 habonetse indi update ivuga iti banki ya Kigali yamaze kwikonegita, I&M bank yamaze kwikonegita, Equity bank iraboneka nubwo itaramara kubikora, na BPR yamaze kuba yaba connected. Aya makuru se wayafashe ute? Nk'ibisanzwe inkuru tukimara kuyibona, icyo twihutira gukora ni ukuvuga tuti turebe ngo birava he birajya he. Ubushakashatsi tuba tumaze gukora cyangwa se nibyo turi kukubwira, si itegeko kubyumva uko mbivuze. Ushobora kuhakura igitekerezo ugendeye ku byo mbivuzeho, ukatwandikira muri comment uti nanjye nabyumvaga gutya cyangwa nanjye nabifashe gutya, twaba tubihurizaho ukavuga uti nanjye niko mbibona. Nyuma yuko Pi Network itanze uburenganzira bw'uko aba developers cyangwa se abahanga mu gukoresha computer ndetse no kubakira imishinga ishingiye kuri blockchain bakifashisha network ya Pi, bashobora kuba bakubaka ama application amwe namwe, amenshi hariho aho twashopingira ibicuruzwa, aho dushobora gukora ama service ariko adusaba Pi coin, ndetse amenshi akaba yakubahiriza n'igiciro cya GCV. Abantu benshi bakomeje kubaka ama application, ntago bijya kure ya update tumaze iminsi dufite yuko borohereje aba developer mu buryo bwo kubaka ama application, yuko no kudownloadinga bishoboka ndetse no gukoresha code bishoboka. Ibyo rero byasunikiye buri muntu wese ushobora gutera intambwe agashyiraho application ho hano akayubaka. Iyi application rero nayo yubatswe muri ubwo buryo, iri ku gice kiri testnet, ntago iri verified. Turayisura, nugira ikibazo turaza kuza kuyisura hariya iri. Nitumara kuyisura ubwo uraza gusobanukirwa byose turi kuvuga. Yubatswe mu ubwo buryo, hanyuma kugira ngo ibe yajya viral, ntekereza ko ikozwe n'umuntu uri muri East Africa nubwo yaba atari mu Rwanda. Iba ikozwe n'umunyarwanda yaba azi gutagetinga kumva icyo abantu dushaka kumva muri aka kanya. Yabikozwe n'umuntu uzi neza amabanki dufite mu Rwanda, usibye ko no kujya kuri internet urayahakura. N'uwo hanze yabikora nta kibazo kirimo, ariko ni muri ubwo buryo ibashije kuba ya designingwamo. Iri kuri testnet, na application itaramara igihe kinini ikozwe, igihe gito ikozwe, ariko nanone nta na Pi zistakinzemo. Mukanya nituyisura uraza kuza kuba wabibona ibyo ndi kugusobanurira. Ubundi rero dutegereze, ntago bishoboka ko BPR cyangwa se Bank of Kigali zaba connected ndetse na Equity cyangwa se bank iyo ariyo yose yaba yakihuza iri connected ku itariki 16 kandi gikorwa nyirizina cya ISO barakiduteguje ku itariki 22. Never, ibyo ntago bikunda, keretse nimba ari ngewe uri kubyumva nabi, muraza kumfasha turi kuganira. Ikindi kirenzeho nuko mu gihe dutegereje ibyo nyine, narabibabwiye nti mbere yuko haza kuza kubaho ikintu nyiri umushinga yapanze, hashobora gusohoka byinshi bisa nabyo. Ndagusabye nimba ukurikira Rugwiro Prozone, turi mu minsi yo gucunga passphase kurenza indi minsi yose twaciyemo, kubera ko ubu none aho uri kubona Bank of Rwanda cyangwa se Rwandan Bank. Ejo ushobora kuzabona Dr. Nicolas abivuga n'umunwa we akakubwira ati izo yamaze gutangira, fata passphase zawe zipestingemo hano ubona amafaranga yo muri currency y'iwanyu igihugu cyawe. Abahanga bafite ubushobozi bwo gufata ifoto ya Nicolas bakadesigninga ibyo agomba kuvuga, bakabimuvugisha ukagira ngo ni Nicolas uri kubivuga. Be careful utazahahombera. Ntago nifuza ko umuntu nkurikira yabura passphase ze n'imyaka yose muzicunze, imyaka 5 ntago ari miki. Kandi uyu mushinga nkunda kubibabwira nti ntabwo uzemerera umuntu uwo ari we wese ujenjeka muri ibi bintu bya blockchain kuba yagira ikintu awukuramo. Bisaba ko ucana ku maso, ureba neza, ugira ibyo ukurikira neza, ukagira ibintu utwara ku murongo kandi bikagenda neza cyane, kugira ngo ubashe kuba wagendana n'isi abandi bari kuba bagenderamo cyangwa se abandi bagenderamo. Bitabaye ibyo nta na rimwe bishobora kuzaguhira ko ushobora kuzenjoyinga kuri uyu mushinga utamaze kubahiriza amategeko n'amabwiriza agenga ibyo umushinga usaba.
Bityo rero iyi application nyuma y'ibyo ngibyo nkubwiye, reka tujyane muri Google Chrome ndetse kuri Pi browser hanyuma urebe neza ibyo ndi kugusobanurira, urebe ko Core Team itemeje ko ibi bintu bitaraba verified. Kuba application ihari yamaze kubakwa irahari, ushobora kuyisura ukaninjiramo, ariko mu by'ukuri ntago biri verifie. Ni ugutegereza, mu gihe twaba twamaze gutegereza bikazaba byajya live, tukaza kuba twabyenjoyinga bitewe nuko twitwaye. Pi Network ni umushinga ugira amakuru menshi, really and fake, bitewe nuko ushaka kubyumva, biterwa n'igice ushaka kuza kuba wahagararamo. Reka tujyane muri Pi browser. Giye gufungura Pi browser yawe nk'ibisanzwe, urabangira kuri ari muri Pi browser, ariko kandi uze kuza kurindira network zawe urebe ko ziri kwihuta cyangwa se network yawe idafitemo ibibazo. Uraza kuza kureba kuri hano kuri welcome to Pi ecosystem, noneho uraza kuza guhitamo ahangaha kuri Pi apps. Numara kuhakanda uhite utegereza birodinge, biri gushingira kuri network ufite. Ibyanjye bishobora kwihuta, ibyawe bikagenda gahoro, byose hamwe ntacyo bitwaye. Wowe icyo ureba nuko biri gukunda. Urahita uzutore hano kuri mainnet app, noneho numara guhitamo kuri mainnet app ugaca kuri testnet, ntabwo nzi ko biri bukunde. Uraza hano kuri search aha, numara gukanda hano search uhitamo Rwanda Banks gutya. Numara guhitamo iyi Rwanda Bank urahita ukora icyo twita search. Ahangaha ariko uraza kuza kuba wahanditse, noneho urakora search, urindire Rwanda Bank ngibi byo narindimo kukubwira. Iyo i application ariyo yose ifitiye inyuguti ya T biba bivuze ko iri kuri testnet. Ahangaha nta Pi na nkeya zistekinzemo, bisobanuye ko iracyari nshya, nta bantu bari bashyiramo Pi ziri stake, cyangwa se na nyiri umushinga ntazaroherezamo uwayikoze. Uraza kuyikandaho, numara kuyikandaho ubundi twakagombye guscrollinga gutya tukareba kuri about app. Ahangaha niho ndi kuvuga, nkuko izindi application dusanzwe tubibona. Aha nta kintu kiriho kizima gisobanutse cy'imikorere y'iyi ngiyi, ni ibintu bishya akirimo kugira ute kubaka. Ndetse uraza kuza guhita ukanda hano kuri open app. Aha kuri open app, nurangiza uhitamo open app. Ngira ngo hano uri kubibona ko ari testnet app, nihagira umuntu kubwira ngo ni live cyangwa se ngo ni ibyanyabyo. Oya, mwihorere nakubwira gutyo. Urahita ukanda kuri open app, ntago iri verifie nkuko aho bibona, hanyuma uhite ukomerezaho hano kuri open app. Numara gukanda kuri open app urarindira bitewe na network wowe ufite, biraza kuza gufunguka. Ariko ngewe navuga nti reka nsoreza aha, ibindi muraza kuza kugeramo n'ibiriya na foto ye naberetse. Network yayo irimo kuza kuba yagorana, ariko ni ibi ngibi, nta bindi bigiye ku ruhande bihari. Ni application uri kwinjiramo ukareba ziriya currencies zigiye zitandukanye. Ibyo nashakaga kukwereka ni igice ihagazemo. Nawe rero kwisearching urabyemerewe, n'ubuntu urandikamo kuri ya nkubwiye ni Rwanda Banks, ubundi urebe uko bimeze. Tugira rero ama group WhatsApp atandukanye, hari iyo ducishamo amatangazo, hari niyo ducishamo ibitekerezo. Ushobora kutujoininga urebye muri video description, hanyuma tukajya tubana mu biganiro byacu bitandukanye bya buri munsi, tukaba umuryango mugari. Urareba muri comment aho akalinki gapininze winjire, ubundi nizere ko wakanze subscribe, ubundi urayikinge iyi video, yisharinge bagenzi bawe. Reka nkubwire ngo Imana ikurinde, tuzabane mu biganiro byacu bigiye bitandukanye, tuguma tugutegurira cyane ko tuganira buri gihe kuri crypto cyangwa se n'imikoreshereze ya blockchain nk'ibisanzwe. Wanyumvaga kuri Rugwiro Pro Zone, hanyuma wanyumviraga mu izina rya Rugwiro Pro. Reka tubane mu biganiro byacu bigiye bitandukanye. Imana ibarinde.